twabonye tubaye imfubyi tugira ngo birarangiye, ariko ntiwadutaye Imana, nta nubwo wadusize twenyine. Twabonye ukuboko kwawe n'imbabazi zawe zidashira. Ikaze mu ndirimbo y'umunsi. Mwene data, birashoboka ko waba imfubyi ukabona ubuzima bwawe burarangiye, ariko nje kuguha ubuhamya ngo Uwiteka ntabwo ashobora kuduta. Yobo yaranditse aravuga ngo naho itangira ryawe ryaba rito, ariko amaherezo ushobora kunguka. Imana ishobora kugushyira hejuru kandi waratangire ku itangira rito cyane. Imana ntabwo ijya ibura gufata abantu b'intungane ngo ibiteho. Kuba waba imfubyi si ikimenyetso cyo gupfa kwawe. Ndaguha ubuhamya kuko nzi neza ko Uwiteka ntacyo adakora kugira ngo aramire abatagira shinge na rugero. Dawidi yaravuze ngo yita ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero. Haleluya! Imana ishimwe ko yitaye ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero. Imana ishimwe cyane, ishimwe cyane. Amen.